n'umunsi wa kangahe? Umunsi wa karindwi. Umunsi wa karindwi kuko umunsi wa gatandatu twagize ibyigisho bibiri niyo mpamvu abashijwa, ariko turi ku munsi wa karindwi. None habwe icyubahiro. Nanditse wa gatandatu A, ubwo ni icyambere, wa gatandatu B. Kuko Imana iduhaye umugisha wo kujya twiga ibyigisho bibiri ku munsi, nahise mbona nyine ari ukugira ngo ari urukundo rwayo, kambivuge gutyo, ari urukundo n'umugisha waro iri kuduha, kubera yuko ubundi iyo igihe kiri kurangira mwarimu ntabwo ati icyo gihe, ahubwo mu isi umwarimu yari kubona igihe kirangira, ahubwo ibintu abicamo abihushagura kugira ngo abantu bazamenye ko we yarangije ibyo yagombaga kwigisha, nubwo bwose atitaye ko biri kugera ku ntego kuba ari kwigisha. Icyo abareba ni igihe gusa, nyamara Imana yo ntabwo iri kureba igihe gusa, ahubwo binitaye yuko turi kugendana n'igihe. None ibyo twaryaga umunsi umwe bikubye kabiri, izajya duha iby'iminsi ibiri. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ni nayo mpamvu iyo umwarimu ntako atagira ngo umenye, nawe nk'umunyeshuri ntako utagira ngo ugenze gute ngo umenye ibyo ari kukwigisha. Iyo wirangayeho rero ku mugisha n'amahirwe mwarimu atanze, mu gihe ubizi neza ko utari ubigenewe bitewe n'ahashize hawe n'amateka y'imyigire yawe, icyo gihe umwarimu we urubanza rumuvaho, hanyuma rukagusigaraho nk'umunyeshuri, ku buryo Imana izabaza ngo ni ikihe kindi nari bukorere uruzabibu rwanjye ntakoze, ari nyir'uruzabibu, ari uruzabibu, ari n'abandi bantu bazaba bari muri urwo rubanza, bazavugira bose barimwe bati ntacyo utagenje gute, bavuga Imana. None ni gute nari nizeye ko ruzanyeremerera uruzabibu, none rukanyerera indibu, inzabibu none rukaba runyereye indibu. Ni mu ruce, mu rukureho uruzitiro, mu rureke rwonwe, rurimburwe rwose, tatera urundi. Mu gitabo twasomye cya Matayo igice cyaho cya 5 batubwiye ku icyigisho kivuga ngo ntugasambane, twasanze neza ko Imana iyo ivuga ngo ntugasambane iraromboreza ikageza hehe? Ku cyifuzo cyo gusambana. Niyo mpamvu yavuze ngo ariko ngenda babwira yuko umuntu wese wifuza mu mutima we, reka mvuge gusambana ko bavuze ngo umugore wundi, ubwo nitugera ku musore turavuga umugore cyangwa umukobwa, nitugera ku bagabo ariko n'abagore n'abakobwa bazamo, twagera ku bakobwa ubwo n'abagabo cyangwa se abasore, kubera yuko twe ntabwo Yesu yavuga ngo umuntu wifuza umugore wundi. Byarivanze ku buryo n'umwana abwirwa ngo no kwifuza ntukifuze. Abana bicara ku muhanda bakavuga turiya yambera umugore, abana badafite n'imyaka 10. Uriya ngo ariko urango yaba umuvamo umugore mwiza, ukayoberwa ukuntu umwana w'imyaka 4, umwana w'imyaka 3 avuga ngo uyu ni sheri wanjye, ngo uyu uzaba umugabo wanjye, maze abantu babyumva bagaseka kuko bose bapfuye kimwe. Nibakurikirane ngo bamenye neza icyifuzo kiri mu mutima, hanyuma bamenye ko bagushije ishyaka. Icyo cyifuzo kimeze nk'agasekurume gatoya, agasekurume gatoya gato, agasekurume gato kamenye guhebeba, gahebeba gashaka kwimya nyina. Nibyo gahebebamo, akatazi kwimya, ukayoberwa ibi bintu bikadutsemo ni ibiki. Uko niko abantu twabaye. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bigiye kutuvuga, bivuga ko dufite irari rya giki, rya kinyamaswa, kakazizengereza amahoro n'umuryango ukayabura. Kagahebeba kuri za kuzo zivukana, kuzo zituranye, gapfa gusa kuba kabashije kuvuga, nta bindi kabasha kavuga.
kubyumva iryo shyano tugushije. Kubera iki? Twasomye amagambo avuga ngo igihe umwanzi ahumanya ibitekerezo by'abashyingiranywe mu gusambana gusayishije, kugeza ubwo bavuze ngo ibitekerezo byabo biragenda bigahumana kugeza ubwo ibyo basohoza biba bikeya ugereranyije n'ibiri hehe mu bitekerezo byabo mu bwonko bwabo. Umwanzi afata iyo shusho yo mu bitekerezo akayiharatura mu bana bagenje gute bavutse, noneho bakavukana ikimenyetso cy'abadayimoni kuri urwo ruhande rwonyine rw'icyaha cyo gusambana. Ubwo utekereze icyo twasomye ejo bundi cyo kwica, ubwo ugerekeho n'icyo ngicyo. Ubwo ndagira ngo urebe guhumana kw'imibereho. Icyo cyifuzo rero niba ari Imana igeraho, nawe aba ari cyo uheraho. Yego, mu yandi magambo ntuzongere kwibarira ngo nsambanye kangahe cyangwa nasambanye na kanaka na kanaka, kuko ibyo byaba byoroheje rwose ari byo byabaye, ndetse Imana yahabwa icyubahiro. Kuko ikintu ihanganye nacyo cyo kugukuramo icyo cyifuzo, nutamenya ko ari wo mugambi wayo, urareba ibintu itari kureba, maze ku iherezo umuntu azakorwe n'isoni. Ku iherezo umuntu azakorwa n'iki? N'isoni. Iki cyaha ntabwo twabona amagambo akivuga. Ubu mu mutwe wanjye ibirimo ni urunyurane rw'ibitekerezo byinshi by'Imana yabivuzeho, ariko nimufungure amaso murebe, mufungure amaso murebe niba turi mu isi aho kuvuga ngo sindasambana kuva mbayeho, uba uri igicucu, umeze nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe, kugeza ubwo gusambana ari kimwe mu birango bashyizeho bigaragaza ko umuntu ari muzima. Teze amatwi. Ku buryo mbere yo gushyingirwa umusore n'inkumi babanza gusuzuma ngo barebe ko ahubwo ibyo bintu bizwi, maze niba usambanye n'uwo mwavuze ko muzabana kandi mutarabana, ibyo ntibyitwe icyaha. Teze amatwi, muteze amatwi. Kugeza ubwo abana benshi bavutse mu bitekerezo harimo gusambana, ntabwo bavutse mu bitekerezo harimo nibura kubyara, ahubwo abasambanye batunguwe n'uko abana nabo bagenje gute baje. Kandi nabwiye ngo ishusho ibitekerezo umuntu yari afite asambana kugira ngo uvuke, niba ari bwo buryo wavutsemo, ibyo yatekerezaga n'ibyo biharatuye hehe ku ntekerezo. Ubwo ndagira ngo wumve urugamba n'intambara ufite ni uguhangana n'ibitekerezo byawe, ugahangana n'ibitekerezo bya so n'ibya nyoko, gukomeza. Uteze amatwi. Iyo shusho niyo yaharatuwe. Nari ndiho mbabwira nti nyine niba umusore akunze umukobwa bagashyiraho gahunda yo kuzabana, ntibashobora kubana badasambanye. Oya, ntibishoboka rwose, ntibishoboka. Ku buryo hari umwe twaganiye arambwira ati none se ubwo umujyanye ugasanga ntabyara, ukagira ngo ni impamvu yo kubyara yatumye basambana. Na ibyitwa vase mu zindi ndimi. Niyo mpamvu Satani byo ugomba kubyita amazina ku buryo icyo kibi cyamamazwa. Ni ukurya abana, ni vase, ni iki kindi. Icyo umuntu avuga kikitwa gusambana mu mutima we n'Imana ibona, ntabwo Imana yumva ubwo bugambo umuntu yishuka ko ari bwo umuntu ari kuvuga. Ibyo bibi rero byamaze kuzura impagarike, kugeza ubwo umutima nta ubohwa, kugeza ubwo kwitegekwa bihubohwa, umuntu akaba ari imbata n'umugaragu wo gusohoza ibyirari gusa. Niyo mpamvu tugomba kwihana neza tubikuye ku mutima kandi twifuza Imana, tukamenya neza ko turi guhinduka. Yesu ashimwe. Tukamenya neza ko turi guhinduka
oya reka mbisubiremo, tukamenya neza ko turi guhinduka ku buryo tutagumana umutima wifuza gusambana wa wundi uzajya ubyifuriza runaka n'ahantu kanaka bitewe n'abantu runaka umuntu ari kumwe nabo, ahubwo kubwo gukurwamo iryo shyano umuntu abone gusayisha no kwandagara no kwandavura Imana yamurinze, abone n'ishyano n'akaga abandi bagushije. Mbere rw'Abakorinto igice cya 6. Mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 12. Hari umutwe uvuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byose ndabyemerewe, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemerewe, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Imana ihabwa icyubahiro. Umva umuntu wakuwemo imbaraga y'abadayimoni y'icyaha ku buryo avuga ati ibintu byose ngenje nte ndabyemerewe, mfite umudendezo ku kintu cyose n'ahantu hose, ariko sinzategekwa n'ikintu. Ibyo kurya n'iby'indani inda nayo n'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Imana ihabwa icyubahiro. Muzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ibikabeho. Muzi yuko wifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana, muzinukwe, muzibukire kugenza gute gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mugenze gute ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Uru ni rwo rugero Imana ishaka ko abantu bageraho tugeraho, ko imibiri yacu ihimbaza iki? Imana. Ingingo za Kristo zikarindwa icyasha cyose mu mutima imbere n'inyuma. Rero ubwirinzi bwose umuntu ashobora gushyiraho inyuma ntabwo bushobora gutuma Imana ivuga ko adasambana, ahubwo nk'uko tubibonye, icyo wabaye umwe na cy'imbere mu bugingo bwawe ni icyaha gikorerwa imbere mu bugingo. Ndetse rwose ni umushinga muremure. Igihe umuntu asambaniye n'igihe aba yarasambaniye biba bitandukanye. Gukurwamo ubwo iyo kabutindi, gukurwamo iyo mbaraga y'irari, ni imbaraga y'Imana yonyine ibikora, kugira ngo umuntu abe umwe na Kristo, noneho icyo kintu kimuvemo. Ntabwo ushobora kuryama ngo ubyuke cyavuyemo, oya. Ni ikintu gisaba guhora uri umwe na Kristo. Iyo kuba umwe na Kristo bihagaze, icyo nacyo gihita gitangira. Niyo mpamvu abantu benshi babaye umwe na Kristo mu gihe runaka, ariko igihe batari umwe na Kristo bakoze ishyano rwose, kugeza ubwo inzira yabaye umukara iba umwijima, bitewe n'imibereho yo kutaba umwe na Kristo, hanyuma igasohoza ibyaha, ku buryo rwose ubu ngubu nta muntu ushobora gutinyuka kuvuga iki cyaha bitewe n'uko nawe agikora. Twabwiriza ko tuzajya mu ijuru, ariko ntituvuge ko dusambana. Kubera iki? Ndavuga ko nsambana? Ndavuga ngo ntugasambane kandi nsambana? Nabigisha twabaye abiringirwa si igihe kingana iki, hanyuma uko kwiringirwa ahubwo kugatuma dusambana. Hanyuma usambanya cyo se azongera avuge ngo ntusambane? Azabivuga ate se kandi inzira yuzuye uwo mwanda we? Niyo yakwihana, ayo mateka ntashobora kuyasiba kuzageza Yesu agarutse. Ndetse ibyo bintu nibyo bizwi kuruta ibindi bintu byose yakoze by'indashyikirwa. Iyi Bibiliya yuzemo ubushobozi bwinshi cyane bw'ibyo Samusoni yakoze, ariko iyo ijambo Samusoni rivuzwe abantu bahita bumva Delila bingana no gusambana. Yego, Dawidi yakoze ibintu byinshi, ariko iryo jwi niyo rivuzwe abantu bahita bumva nde? Batisheba basambanye. Salomo we yarandagaye.
abagore 1,000 kugira ngo wumve imbaraga y'irari ry'ubusambanyi. Ntabwo ari abo basenga gusa bagushijwe n'iki cyaha, n'abayobozi bakomeye mu isi bose bazira irari ry'ubusambanyi. Umuntu aba yari umugabo ukomeye, ari umujenerali cyangwa se umukoroneri, ari umuntu wabaye ikigenge, ariko bamutuma umugore akazana igihanga cye ku isahani. Icyaha cy'ubusambanyi ndakwinginze ugitekerezeho, kandi ntugitekereze nk'uhanganye n'Imana ngo hano noneho iranyica, ahubwo ugitekereze nk'umuntu uri kwiga ku kintu. Iyo umuntu ari umushakashatsi ahitamo ikintu akagikurikirana mpaka kigejeje ku ndunduro y'aho ubwenge bwe bugenze gute bugarukira. Ubushobozi buri muri iryo shyano ni bushobozi ki? Icyaha cyagiye kigeza ku ndunduro abasenga bose. Abisirayeli bihanganye urugendo rw'imyaka 40 ibyaha bigakorwa bo ntibabikore, bageze bari Pewori ishitimu. Icyaha cya nyuma cyagombaga kubasigaza no gusambana. Maze wareba ukuntu basambanye, baravuze ngo abagore b'Imidiyani bagiye bacengera mu buryo bujijishije ku buryo n'abarinzi b'Abisirayeli batamenye ikibagenza, kandi bajyanywe no gusambana. Umuntu asambana abantu ntibabimenye. Ngo n'abarinzi babacagaho ngo byabaga bimeze nk'ubushuti, ngo ariko hari barimo basambanira mu mahema, kugeza ubwo abantu Abisirayeli noneho bavuye mu mahema basanga izo ndaya aho zabaga. Ngo uburyo Mose ntiyabimenya, Aroni ntiyabimenya, Yosuwa ntiyabimenya. Aroni yari atakiriho ahari. Yosuwa ntiyabimenya, Kalebu ntiyabimenya. Abantu baragenda barasambana ibyo bintu. Abantu barasambana, muzajye mureba abantu mu nzira wabona ko ari usambana uburimo. Mugira ngo urambaye akarakajipo ni usambana. Ahubwo ari igihuri yawe yanavuga ko ahubwo yabyambaye kugira ngo bimurinde gusambana. Mu nzira urebye mu maso y'abantu wavuga ati yasambanye. Wese iyo yirebyemo asambanye ugiye urabimenya. Kubera iki? Imana igera ku mutima w'umuntu ikavuga ngo ndakubwira ko byifuje aba yamaze kugenza gute. Ubwo rero nurebera mu kwifuza uramenya ko nta wamenya ko usambana. Niyo mpamvu umuntu yakwibeshyeho akarimbuka. Mu buryo ngo butagaragara, ngo bumeze nk'ubushuti busanzwe, kandi iryo shyano riri kuba. Ku buryo iryo shyano riba rikurimo utabizi ukaba wahamya ko utabikora. Yego utasambana 2020 na gatanu urindiriye kuzasambana n'8 cya 2030. Ku buryo nababwiye Pawulo aravuze ngo muzibukire umurongo wa 18, muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we imbere mu bugingo. Buranshobora kukubaza abantu batutse kumva nta numwe wibuka. Yego ariko abasambanye nabo icyo kimenyetso kiba giharatuye mu bugingo imbere. Nababwiye ngo uko kuntu biharatuye muri wowe niko biharatuye no mu bandi. Ibyo bintu bizava, ibyo bintu byanditse uko bizavaho Yesu agarutse. Ingaruka zabyo zizavaho Yesu agarutse. Uteze amatwi. Ariko ikintu gishobora kukuvamo ni ikintu kimwe gusa, icyo cyifuzo, iryo rari ry'icyaha. Ari naryo Yesu yavuze akomoza avuga ati ubyifuza. Ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Mu yandi magambo, niba warabaye umwe n'umwuka, uwo mwuka niwo noneho nanjye kuvuga ngo nusambana nawe, ahubwo ni ubumwe nawo. Yego akaba muri wowe, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, akakugenga kuko waguzwe igiciro, kuko uzi icyo byasabye ngabemo kugupfira. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ariko hejuru yavuze ngo none ntwarize ngingo nzihuze na maraya. Mbese nimuzi ko Imana avuze ngo ibyo bihuye bibumwe. Kuba umwe rero ntabwo ari uko nyine koko muba muri umwe, ahubwo umutima, intekerezo, ubwenge, imbaraga, ubushobozi byose byigarurirwa n'iyo mbaraga ukaba ibyo. Impamvu hejuru yavuze ngo
ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, mbese noneho ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya bikabeho. Muzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe. Muri kubyumva? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwe, aba abaye umwuka umwe nawe. Ubwo rero niba ari ingingo yo kuba umwe, kandi ntabwo nyine wifatanya na maraya ntabwo bivuze ngo nyine ni uguhora basambana paka niko baba umwe. Ariko nitujya mu bitekerezo no mu by'umwuka rero, nubwo waba udafite maraya mwasambanye, urasanga uri umwe nazo, ku buryo arizo zazengurutse ubwonko, zizenguruka buri kintu cyose. Niyo mpamvu Imana ikubona ko urugero mu bitekerezo usambanaho no mu mutima usambanaho, ntiwaguha uburenganzira inyuma ntiwabishobora. Paje 230 muri iki gitabo cy'intekerezo, imico n'ubumuntu, haranditse ngo kononekara buhoro buhoro, kononekara buhoro buhoro, kononekara ngo buki. Tega amatwi mwumve. Intekerezo z'umugabo cyangwa umugore ntizigwa umunsi umwe. Yumvise? Ubwo kugwa bavuze ko ari uguhera he? Intekerezo kuki batavuze ngo umuntu, ntago mbizi uko bari buvuge kundi. Ariko niba utekereza ko gusambana ariko akundi nyine Satani yakwigishije, kuki bavuze ngo intekerezo z'umugabo ntago zigwa umunsi umwe ngo zive mu kwera no mu gutungana, maze ngo zijye mu guhindana, kwangirika no mu bugizi bwa nabi? Oya, bisaba igihe kirekire ngo kamere ya kimuntu ihinduke ise na kamere y'Imana, cyangwa guhindura ibyaremwe mu ishusho y'Imana ngo bihinduke ibiremwa bikurikiza iruba rya kinyamaswa riva kuri Satani. Byose bisaba igihe kirekire. Asubiremo, bisaba igihe kirekire ngo kamere ya kimuntu ihinduke ise na kamere y'Imana, cyangwa guhindura ibyaremwe mu ishusho y'Imana ngo bihinduke ibiremwa bikurikiza iruba rya kinyamaswa riva kuri Satani. Umuntu wari warabaswe n'abadayimoni nawe bimusaba igihe kugira ngo ubwo bubata bugenze gute, bumuvemo. Niyo mpamvu nawe bimusaba kwigishwa mpaka ibyo bintu nawe yigishijwe bimuvuyemo. Rero uwo muntu nanone wagezaho, yego, nawe kugira ngo asubire inyuma yongere asubirane cya kimenyetso cya Satani, nawe bimusaba iki? Igihe. Mu yandi magambo, intekerezo zigwa mbere, hanyuma umusaruro ukazagaragara hashize iki? Igihe. Mu kwitegereza niho duhindurwa. Iyo uri kureba, kwitegereza umuntu agenza ate? Arahinduka. Ubwo ibyo uhora ureba, kuko turi kwiga gusambana, ibyo uhora ureba nibyo bihora biguhindura kuri iki cyaha. Niba ureba ibiguha ubushobozi uri kubyumva, ariko niba ureba bigukuramo imbaraga uri kubimbata. Uko ni akayiwango kononekara buhoro buhoro. Nubwo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko ashobora kwigisha intekerezo ze, maze icyaha cyamuteraga ubwoba bigasoza gihindutse ikimuryohera. Nta muntu usambana ku nshuro ya mbere adafite ubwoba, ndavuga noneho ibigaragara. Ariko arabanza agatoza umutima we kutazagira ubwoba, yego, maze umuntu yasambana akabona cya kintu yatinyaga nta n'ikibazo kigenze gute. Nubwo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko ashobora kwigisha intekerezo ze, maze icyaha cyamuteraga ubwoba kigasoza gihindutse ikimuryohera. Narekeraho kuba maso no gusenga,
azaba anarekeye aho kurinda igihome cy'umutima we. Ubwo icyo cyaha gitangiye igihe nawe yarekeye kugenza gute? Kuba maso no kuba umwe na Kristo. Nibyo nababwiraga, iyo kuba umwe na Kristo bihagaze, utangira urugendo rwo kuba umwe na Satani, kandi abazagukoresha agashya. Narekeraho kuba maso no gusenga, azaba narekeye aho kurinda igihome cy'umutima we, kandi azaba yishyize mu nzira y'icyaha n'ubugizi bwa nabi. Biri kugendana? Intekerezo zirandura kandi ntizibe zigishobora kwikura muri uko guhindana. Mu gihe cyose ziba ziganzuye ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'imico mbonera, zikabitera gutegekwa n'irari rihindanye. Birakwiriye kurwana intambara nta gucogora, turwana n'umutima wa kamere, kandi tugomba kubifashwamo n'imbaraga iboneza y'ubuntu bw'Imana, izakuza intekerezo kandi izazimenyereza kwibwira ibyera kandi bitunganye. Inama ku bagore. Ndandika ibi mfite umutima ubabaye. Abagore b'iki gihe, abubatse n'abatari bubaka, kenshi ntibiyubaha nk'uko bikwiriye. Bakora umurimo w'umushukanyi wo kureshya abagabo. Bashakisha uko abagabo bashyingiwe n'abasore batarashyingirwa babitaho. Ubu rero iyo umuntu afite iki gitekerezo cyo kwitabwaho, niba ari umugore akaba afite igitekerezo cyo kwitabwaho n'igitsina gabo, nibyo bihimbano byinshi cyane bishobora gukoreshwa kugira ngo nyine habeho uko kwitabwaho, habeho uko kureshya. Niyo mpamvu azambara uko ashaka kugira ngo areshye. Yego, icyo cyifuzo rero nicyo giteye ubwoba kuruta imyambaro yagenje ate yambaye. Niyo mpamvu azasokoza akisiga, akagira buhe paka kugira ngo arebe ko wenda icyo cyifuzo. Maze abahungu nabo b'ibihwehwe n'abagabo bateye uko nguko batazi inzira bari kujyamo kwicoramye, abantu pe bagahaguruka mu ngo bagendereye kujya kureba gusa. Kandi bavuze ngo iyo tureba tugenza gute? Turahinduka. Ngo bakora umurimo w'ubushukanyi wo kureshya abagabo. Bashakisha uko abagabo bashyingiwe n'abasore batarashyingirwa babitaho, kandi abatagira imbaraga z'ubwenge bafatwa n'iyo mitego. Abatagira imbaraga z'iki? Z'ubwenge bafatwa n'iyo mitego. Amakosa nk'ayo iyo yirengagijwe byica ubushobozi bw'ubwenge kandi bigahumisha intekerezo kugeza ubwo gukora ibidakwiriye bidafatwa nk'aho ari icyaha. Bityo mu bwenge hakavuka ibitekerezo bitajyaga kubaho iyo umugore yigumira mu mwanya we wo kwiyoroshya no kwiyubaha. Umugore ashobora no kuba atarafite umugambi mubi ngo abe yabanje kubitekerezaho, ariko ntibyamubuza kubera igisitaza abagabo bashukika bari bakeneye ubufasha bwose ku bo bahura nabo bose. Ubwo umuntu agomba kwirindira abandi. Ubwo kubw'abagabo b'ibigoryi, uri kubyumva, nubwo umugore yaba adafite uwo mugambi, ashinzwe kurinda abo badafite ibitekerezo bihamye kugira ngo atababera ikigusha nubwo atari cyo yaragenje gute yaragambiriye. Ubwo mu yandi magambo, hari kubwirwa umurinzi ngo arinde n'abandi. Hepfo, ibibi byinshi byakumirwa umugore aramutse agira amakenga, yiyubaha, adakabya kwisanzura ku bo badahuje igitsina, ahubwo akagumana kwifata ko mu rwego rwo hejuru n'ubunyangamugayo. Uyu ni umuntu uzi icyo kibi, akaba ari kukirinda iki abandi, kubera yuko bari kutubwira ukuntu abagabo badafite ubushobozi bwo kwitegeka barindimuka n'inyuma y'aba adafite n'umugambi w'izo ngingo zo gusambana, badafite n'icyo cyifuzo. Yego, bityo bakaba bari kubwira buri muntu wese ngo amenye iryo shyaka, asuzume mu mutima w'imigambi n'ibyifuzo biba birimo, kuko niho ntugasambane Imana iri kuyitubwira. Yesu ashimwe.
hari akagingo tugezeho ngo abagore nk'abashukanyi, harimo ibintu byinshi, ariko reka nsimbukeho gato dushobora kubigarukaho. ku ipaje 233 haranditse ngo abagabo, abagore n'abasore bugarijwe no kononekara, akaga ko mu mico mbonera kugarije bose, abasore n'abasaza, kagenda kiyongera umunsi ku wundi. Akajagari ko mu mico mbonera ariko twita kononekara kari gukorera ahantu hagari kandi gafite imbaraga yonona itera irari, kandi ni ya kidayimoni ku bagabo, ku bagore no ku basore biyita abakristo. Satani akoresha imihati yitangaje kugira ngo atere abagabo n'abagore bashyingiwe kimwe n'abana ndetse n'abasore gukora ibikorwa byanduye. Ibishuko bye byakirwa neza mu mitima myinshi kubera ko itigeze yubakwa ngo yezwe, ibonezwe kandi ngo itunganywe n'ukuri kwera, ariko bavuga ko bizera. Ntabwo ari abantu bake gusa bagaragaye ko ari babi kandi banduye mu ntekerezo zabo, kandi bakaba bavuga amatakaragasi, bafite inyifato yahindanye ku buryo iyo ibishuko by'umubi bije gitunguro ntibagira imbaraga na nke zo mu bwenge zo guhangana nabyo, maze bagahinduka umuhigo wabyo mu buryo bworoshye. Ku gacuri kamanuka, ibishuko bidatuza bya Satani bigendereye gucogoza ubushobozi bw'umuntu bwo kuyobora umutima we no gukoma mu nkokora ubushobozi bwe bwo kwitegeka. Satani atera umuntu guca imirunga yo kwera n'ibyishimo imuhuza n'umuremyi we. Igihe cyose umuntu amaze gutandukana n'Imana, muribuka hepfo batubwiye ngo igihe azaba amaze atandukanye no kuba maso no gusenga, mwumvise ni byibi. Igihe cyose umuntu amaze gutandukana n'Imana, irari rye risimbura ubwenge, ibyiyumviro akaba ari byo biyobora amahame, noneho agahinduka umunyabyaha mu bitekerezo no mu bikorwa. Ibitekerezo bye birafutama, ubwenge bwe bukagaragara ko bufite intege nke. Akeneye kwiyunga n'umutimanama we, amaze kwiyunga n'Imana kubwo kwisobanukirwa binyuriye mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Umuntu wese rero uko agenda yumva ijambo ry'Imana, Imana itumwe ati rero dukeneye kwiyunga, ukamenya ko icyo ari cyo cyatumye mpfa, noneho nawe ugasigara wiyunga n'umutimanama wawe ukawumvira. Yego, kubera iki? Uba waracitse amazi ku bwa kwa gutandukana n'Imana. Hepfo kwirinda gusoma, kureba no kumva ibyanduye. Ibi ntabwo ndibwirwe mbisoma, ahubwo ubwo umuntu atangira kumvira umutimanama. Ibitabo bibyutse irari n'amashusho y'ubusambanyi, ibi byose ni icya cyifuzo cyo gusambana kiba mu muntu. Kandi iyo twitegereza tugenza gute? Turahinduka. Kugeza ibyo umuntu yabonye ari byo asigara areba kandi noneho atakibireba, cyangwa ibyo umuntu yakoze agasigara ari byo areba kandi atakibikora. Aho hantu niho Imana ishaka kweza no gutunganya, kugira ngo ujye uhora ureba ijambo ry'Imana, uganire ku mahame akomeye cyane y'ijambo ry'ukuri kw'Imana. Ibyo bintu kubyumva kenshi, kubivuga kenshi no kubireba kenshi, ufite wa mugambi wo gukomeza wiyegurira Imana, umutima ugenda usubirana ubushobozi bwawo. Intekerezo ni ikintu gikomeye. Intumwa Pawulo iravuga iti, nuko jyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko iyo intekerezo zijimishijwe no kunezeza irari ribi niruba, ubu bushobozi bw'imico mbonera buracogora kugeza ubwo ibyera n'ibyanduye bishyirwa ku rugero rumwe. Magana 235 haranditse ngo kwikinisha.
abasore ndetse n'abana b'ibitsina byombi bemera gutwarwa no kononekara mu bwenge no mu by'umwuka, ari byo kwikinisha, maze ibyo byaha bibi birimburira rimwe umubiri n'umutima bikabigarurira. ari nayo mpamvu ejo nabajije ikibazo ngo iri rari n'iki cyifuzo byaje ryari. turi mu bihe aho umuntu yivumburamo gukora icyaha n'ahandi yakibonye, kuko ntabwo wambwira umwana aho yabonye kwikinisha, ariko twabitangiye turi iki. reka noneho niba waragiye mu ishuri ho, guhindana ko kuteye ubwoba. abasore ndetse n'abana bari kubwira abana kwitegeka, kuko iri shyano nabo ryarabasize. benshi mu bavuga ko ari abakristo bapfuye ubwenge kubwo kwikinisha, ku buryo badashobora gusobanukirwa ko ari icyaha. tekereza kandi ko nibatabihagarika bagana ku kurimbura intekerezo n'impagarike yabo byose. umuntu icyaremwe gikomeye cyane kuruta ibindi byaremwe byose byo mu isi, cyaremwe mu ishusho y'Imana, kirangirika kugeza ubwo kigera ku rugero rw'inyamaswa, arangirika kandi akononekara. muteze amatwi. umukristo nyakuri wese akwiriye kwiga gutegeka iruba rye, maze agakora gusa akurikije amahame y'ukuri. bitabaye ibyo ntabwo aba akwiriye kwitwa n'izina rya Kristo. niyo mpamvu ubwiye Imana irebye abakirisitu abibona n'iyibaza, naho abiyitirira byo nta mukirisitu ubaho imbere y'Imana. uyu mwanda uri mu mutima ntuzongere kwita kirisitu, ahubwo uzasabe kuba byo. kuba umukirisitu uzabisabe, ntuzongere kubitekereza kuri byo. abantu bamwe batura ko ari abakirisitu ntibanasobanukirwa icyaha cyo kwiyangiriza hamwe n'ingaruka zacyo. kwiyangiriza, reba nko gutera nk'urutoki, warangiza ugafata nk'umuhoro ukagenda gute, ukagenda ukarutamo ukarwitemera ugacoca, ugahinga ibishyimbo ukahuramo ihene, wowe ubwawe. ubu se ko twasomye ngo usambana na maraya ababaye umubiri umwe na maraya, uwikinisha w'ababaye iki? ababaye umubiri umwe nande? Imana tubabarire koko niyo yababaye. kandi buri wese yikubita imbere y'Imana n'Imana buri wese Imana imuyobore. imitima yaribanye ku buryo nta nubwo ibi bintu izi ko ari icyaha. abarimo barikinisha, ubwo bibaza abanyeshuri bigisha. abaririmbyi barikinisha, wibaza abo baririmbira. n'abapasiteri barikinisha, wibaza ubwo abo bayobora. abavuga butumwa barikinisha. abasenga bo bikinisha kuruta n'abadasenga, kuko abadasenga bo ntibakirirwa bajya muri ayo, bahita bahuranye nyine bagasambana, tukaba tuzi ngo yengo nibo basambana. ariko kwikinisha, uri kubyumva, abajenerali barabikora, abapadiri bakabikora, abayisilamu bakabikora, abadive bakabikora, ku buryo abantu babikora bakaba batanabizi. ahubwo amaradiyo yirirwa ari ibyo avuga. amaradiyo yigisha abantu kwikinisha babeshya ngo ari kubaha imiti, akajya abwira abantu nuko bikorwa kugira ngo bajye kubikora. Satani ni umuhanga mu kwamamaza ibyaha. barangiza bakagushuka ngo uzabe baturaguha igicupa, bakakubwira iminsi uzakinywa ngo uzagisoza. kwikinisha birangiye ntibishoboka, keretse numenya ko ari icyaha, ukamenya yuko Yesu mu byamwishe nacyo kirimo, ukagira agahinda kubwo ko kishe umwana w'Imana, nuko kiri no kukwica. noneho igiteye akaga akaba ari wowe uri kugenza gute? kwiyangiriza, kwiyica. abantu bakaba bafite ubuhamya bw'uko banyweye umuti kanaka, icyo cyaha kikagenza gute? barakuroze. ntagaruka Imana ica umuntu icyaha. kuguha umuti ukareka inzoga ukagira ngo wihanye, ntabwo icyo buri uko bihana, ahubwo barakuroze bagushyiramo imyuka itanywa inzoga mibi. kandi niba hose umuntu ajya guterekera bakavuga ngo ntuzongere kurya gutya, ntuzanywe gutya. ndetse abapfumu bo ku rwego rwo hejuru, muzi ko batarya inyama, muzi ko barya ibyaremwe, mwari mubizi?
abapfumu bo ku rwego rwo hejuru ntashobora kurya ibindi bintu byose bitari byo mu butaka. Uzajya ubyitondera. Bashyira ku mahame y'ubuzima kugira ngo basabane n'imyuka mibi. None wowe uri kurataka icyaha wagihagaritse bishingiye ku bupfumu bitarimo kwihana ngo warabiretse. Biranditswe mbere y'izina ryawe ko wakosowe. Abantu bamwe batura ko ari abakristo ntibasobanukirwa icyaha cyo kwiyangiriza hamwe n'ingaruka zacyo. Akamenyero k'igihe kirekire kijimisha ubwenge bwabo. Abantu barikinisha kugeza ubwo basenze ngo icyama iki kintu kikamvaho, ariko ikibatakisha si icyaha ubwacyo, ni ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu bitahagarara keretse umuntu wakwizera Imana, kandi mu kwizera Imana sibye n'iki cyaha n'ubugingo irabutanga. Ntibamenya ubwaguke bw'ububi bw'icyo cyaha giciriweho iteka, gicogoza impagarike kandi kikarimbura imbaraga z'imitsi yumva y'ubwonko. Ubu seka tuvuge nk'umushoferi niba agiye mu gutwara, ariko Imana irarinda. Iki ni icyaha cyica impagarike y'umuntu hirya y'uko kizanarimbura ubugingo. Ariko mwarimu ajya kwigisha bishoje, umuntu yibeta muri tuwarete akava yabishoje, mu muhanda ku ipoto mugahura ukuntu akagenda nk'ugiye kwihagarika kandi ari ukwikinisha. Abantu barikinisha bakikinishirisha ibijumba, karoti, kokombure, ibyaremwe nibyo bikora uwo murimo. No mu isoko hakaba hari ushinzwe kugurisha ibyo bitsina ngo bizajya bifasha abantu kugenza gute. Aba nibo ba gitifu, nibo ba daso, nibo ba generali, nibo basirikare bacunga umutekano n'abapolisi bahagarika imodoka. Shoferi akaba yaje uko n'umupolisi umuhagarika akaba ari uko ameze, n'abagenzi atwaye ariko bagende gute ameze, kandi ikaba itaraturimbura. Ku buryo umuntu yicara mu nama yeguye mashini. Buriya izi telefone rero cyangwa izi mashini uzikoreramo ibintu byinshi. Urumva ushobora kuba uri kwandika, uri kubyumva, ureba filimi, uri kubyumva, hari n'ibindi uri kohereza, uri no kuri interinete, byose uri kubikorera rimwe kuri computer cyangwa kuri telefone. Urumva ku buryo niba uri nko mu nama ubwo uri no kwandika ibyo mu nama, uri kumva, ariko uri no kuri WhatsApp, uri no kuri YouTube, mbese muri kubyumva ibyo bintu. Oya, umuntu akaba ari mu nama, muri utwo tuntu twinshi arimo hakaba ari n'aho ari kurebera filimi yo gusambana, ariko akanatanga igitekerezo hehe. Umuntu akaba ari mu rusengero ari kureba isomo gutya muri Bibiliya ku ruhande, no ku rundi ruhande ari muri ibyo. Muzibona imikino. Abantu twarahindanye ku buryo icyo cyaha ubu nagikora mu cyumba nkahagarara aha ngaha ndi kubigisha, kandi mvuye mu cyumba ngende nte mbishoje, haza kubuhumbura Bibiliya nkabasomera, sindi kubasomera nkanabisobanura numva mutari kubyumva, ariko ari iyo myuka mibi Satani ari kubwira Imana atari kubu wari kubirora, ariko warapfuye ngo amaraso warayamenye ngo bihane. Ndebe barandika ngo amahame y'iby'umwuka nta mbaraga yagira imbere y'akamenyero nk'ako kamaze kuremwa. Amahame y'iby'umwuka nta mbaraga, agashyiramo kwitegeka bikanga, agashyiramo kubyibuza bikanga, birabira kugeza ubwo bimenetse inyuma. Niyo wakuramo inkwi biba byabize. N'ibintu umuntu akora arira, akajya yarira, akabikora arira, akabisoza arira. Noneho ayo marira kuko ntacyo yamugejeho, noneho akajya ajya yaseka, akabikora aseka, agasoza aseka. Ibyo nabyo kuko bitazamushimisha akajya ahora muri iyo mvange. Ubutumwa bukomeye bw'ijuru ntabwo bushobora kugira imbaraga ku mutima wiyeguriye icyo cyaha gitera umuntu utagaciro. Imbaraga y'uku kuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo, nta mbaraga. Nyine bazi ikintu umuntu asengera kikanga, hose nyine bwo imbaraga ihari.
ubwonko n'imitsi yumva byazimije imbaraga zabyo bitewe no gukora mu buryo bwihuse mu guhaza kwifuza kwa kamere kutari karemano. Ibyo ni ibihimbano. Izo mbaraga z'ubwonko zikorana n'impagarike yose, nibwo buryo bumwe rukumbi ijuru. Wumve, izo mbaraga z'ubwonko zapfuye zikorana n'impagarike yose, nibwo buryo bumwe rukumbi ijuru rishobora kunyuramo rigashyikirana n'umuntu, muteze amatwi, rikagera mu mabanga yo mu mutima. None izo mbaraga nizo ziri guheneberezwa hanyuma y'izindi zose. Icyo ari cyo cyose gikoma mu nkokora urugendo rw'imbaraga y'amashanyarazi y'urwungano rw'imitsi yumva, kigabanya ku rugero rukomeye imbaraga zibeshaho, maze bigatera kugusha ikinya kwiyumvisha kw'intekerezo. Niyo mpamvu nta muntu ushobora gufata akanya ngo atuze abitekerezeho. Niyo mpamvu mu isi uba ubona ibintu byose ari imiguruko, ni TikTok. Ubwonko bwaratikorinze, buhora kuriya kuntu muba mubona umuntu azamura agatoki ibintu ashaka ngo bihore bihindagurika mu maso. Kuri ubona mu ndirimbo bashyiramo ibintu bimyasa, ariko nako bidunda, ari nako babyina, ariko banavuga, ari nako biriya bintu ni ibintu byamaze gucogoza intekerezo ku buryo zidashobora kwiyumvisha ngo zitekereze zigere ku kumva icyo Imana ivuga. Niyo mpamvu isi imeze nk'ihora mu mikino, mu myidagaduro, wagira ngo ihora muri kurusi y'amagare cyangwa mu mukino w'umupira w'amaguru. Ni ibintu byose bihora binyeganyega kugira ngo imitima y'abantu ihuge, ikomeze ivangwavangwa ibyo byaha bikorerwemo, ariko n'ubuzima bwo gukora ibindi bikomeze, maze ubwenge bwo kumva bushe. Abana bamwe batangira kwikinisha bahereye mu buto bwabo, kandi uko bajya mbere mu myaka kandi bakura, iruba ryanduye rigira iterambere muri bo. Intekerezo zabo ntizigira amahoro. Abakobwa bifuza kwibanira n'abahungu, n'abahungu bakifuza kwibanira n'abakobwa. Inyifato yabo ntibamo kwifata cyangwa kwiyoroshya. Barahubuka, ntibagira rutangiye, kandi bagira umudendezo ukomeretsa. Kwikinisha byonona intekerezo zabo kandi bitera ikizinga imitima yabo, mukibaza aho byavuye, bikabayobera. Bikabayobera ntimumenye aho byavuye, ariko muri kubumva. Reka nsubiremo mwumve. Abana bamwe batangira kwikinisha bahereye mu buto bwabo, kandi uko bajya mbere mu myaka kandi bakura, iruba ryanduye rigira iterambere. Wamenya ko umwana wawe wikinisha? Wabimenya? Niba mwarikinishije, ninde wabimenye ko wikinisha? Niyo mpamvu Imana muteze amatwi, niyo mpamvu Imana iyo ivuga ngo ntugasambane, wowe ukahita uhubuka ngo ntago nsambana, icecekere, ahubwo banza ubitekerezeho. Ninde wamenye ko usibye se no kwikinisha, ninde wamenye ko usambana? Dore ko bazanye no guhita abantu bazikuramo. Mbere nibura umuntu yarasambanaga, abantu bakamenya ko yasambanye atwite kandi bataramushyingiye. Ubu ni uguhita bajya kwa muganga bakazikuramo. Itegeko ryaratowe, umwana wese w'umukobwa agomba kujya kureba muganga atabibwiye umubyeyi, kubera yuko ababyeyi hari ibyo batabemerera. Iryo tegeko rigatorwa n'abantu bize na kaminuza, ngo bazirangije, bafite PhD. Yakoze koko, hari wavuze ngo PhD bivuze ngo permanent PhD, permanent head damage, bisobanuye kwangirika burundu ko mu bwenge. Urwo ni rwo rugero rwo hejuru abantu basoreza amashuri bariho, kwangirika ko mu bwenge. Umuntu w'umugabo ufite abana wabyaye nawe w'umuntu akavuga ngo abana bajye bahuzwa na muganga, ababyeyi babo batagenje gute, batabizi, kugira ngo bahabwe izo serivisi, kuko ababyeyi babo batabemerera, maze bakicara ayo mategeko bakayasinya. Ubu umwana wawe akaba yarakuyemo inda, akaba ari wenyine uzi umubare wazo, akaboneza nta muryango afite.
ibyo bintu bikasinywa n'abantu batekereza bafite ubwenge rwose, bakavuga ati iri tegeko kandi rizadufasha igihugu cyacu gitera imbere. Intekerezo zabo ntizigira amahoro. Abakobwa bifuza kwibanira n'abahungu, n'abahungu bakifuza kwibanira n'abakobwa. Inyifato yabo ntibamo kwifata cyangwa kwiyoroshya, barahubuka. Kazitambika imbere y'umunyabyaha akaguhubukana, wese umwitambika imbere ubundi uruwuhe. Ntibagira rutangira, uzabyitondera ahubwo atazaguhitana, kandi bagira umudendezo ukomeretsa. bagira ngo mve aho byavuye. Kwikinisha byononye intekerezo zabo kandi bitera ikizinga imitima yabo. Iyo Imana ivuga ngo ntugasambane, ibivuga ibirenze ibyo utekereza. Ndakubwira ukuri yuko umuntu wese ubyifuza mu mutima yaraboze, ahubwo akeneye ubuntu bw'Imana. Nicyo namupfiriye, namenye yuko ibyaha bishaka kumurimbura, kandi nkaba naramupfiriye maze aze mugirire ubuntu, mubohore izo ngoyi z'abadayimoni. Mariya ngo yari afite abadayimoni 7, ariko twebwe dusore n'iminsi y'imperuka hari dufite 777. Dufite 6 kuri icyo cyaha mu mitima, kuko batubwiye ngo twese tuvuka icyo kimenyetso giharatuye mu bwonko. Gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'ubukwe binari nabivuzeho, ariko ibyanditswe byera birabivuga. Nta bintu mba ndi kuvuga nk'ibitekerezo bitanditswe. Yego, paje nasimbutse ibivuga iby'umuvugabutumwa nawe w'umusambanyi, ariko ibyo nari nabivuzeho. Abagore nk'abashukanyi, ibyo nabivuzeho. Gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'ubukwe, ibyo nabivuzeho. Ubutinganyi bw'abisodomo, ubutinganyi bwa hehe? Ubwo isodomo bari kuvuga ni iyihe? Ntituyobewe ibihano byahanishijwe Sodomu, abantu bose barabizi, bitewe no kononekara kw'abaturage baho. Mu magambo ari mu gitabo cya Ezekiyeli 16:49, umuhanuzi avuga ibibi bidasanzwe byasoreje ku kononekara ko mu bwenge. Tubona ko mu isi y'iki gihe ibyaha biyirimo ari bya bindi byarangaga ab'isodomu, kandi byabakururiye umujinya w'Imana, bikaba byarasoreje mu kurimbuka kuzuye. Dusome Ezekiyeli 16 ku murongo waho wa 49. Ezekiyeli 16 ku murongo waho wa 49 aravuga ngo dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu, ubwibone. Ubuki nibwo butuma umuntu nyine ashaka ubwiza. Satani yigishije abantu ko aribwo bwiza butari imico, ahubwo ubwiza bushingiye ku kugira uko wiyigira, bigatera ubwibone. Icyaha cya mbere ni ubwibone n'ibyo kurya byinshi, n'ubukire bwe n'ubw'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi. Bari abirasi, maze bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho. Bari abirasi. Mu byaha rero bari bafite n'iki cy'ubutinganyi kirimo, ariko umva n'ibindi. Ntabwo icyaha kijya kiba kimwe. Niyo mpamvu niba wihana icyaha kimwe neza uzasanga n'ibindi byose byavuyeho. Ibyaha birenze ibyarimbuje Sodomu n'abo ku bwa Nowa. Abantu bose, ahantu hose tuhabona kononekara kwa muntu, aho amasengesho yirengagizwa mu ngo n'imiryango yatandukanye. Hari ukureka amahame mu buryo budasanzwe no kugabanuka ku rugero rwo gutungana. Ibyaha byatumye Imana yohereza umwuzure mu isi, hanyuma ikarimbuza Sodomu umuriro, biragenda byiyongera bwangu. Itorero ubwaryo ntiryasigaye ridakozweho. Ubu se navuga iki, areka iki? Ku ipaje 238
guhitamo kutareba umucyo. Kandi ngiye kugera ku musozo. Abantu benshi bahitamo kutareba umucyo. Nyine ubu ijambo ry'Imana abarivuga usanga wenda ubu nk'ubu nk'ikigisho twashyizeho, urumva gifite abakirebye nka 23, urumva, ariko porono iyo igisohoka, urumva, ujya kuyireba ugasanga uruwa miliyoni 350, ku buryo ni n'umubare wawe utajyaho ngo ubibone, bashyiraho ma gusa ugasanga ni nka miliyoni 200 ma nyine bagashyiraho, we ntiwibona, ariko ubu nihagira undi ureba akakigisho ndaza kubona yabaye wa 24, ubwo bihagame biba birarangiriye, kuko abantu bahisemo kutareba iki. Umuntu agishishikazwa no kwandikamo nyine ibyo biteye isoni mu kuri internet ngo babimuhe, nk'uko yahitamo kwandika ibyigisho byiza. Yanditsemo kwihana yabona ibyigisho bivuga kuri iyo ngingo, yanditsemo Bibiliya yabona ibyigisho bivuga kuri iyo ngingo, ariko umuntu yandikamo ibyo nyine. Kandi Satani nawe ni umuhanga, iyo internet ibonye ari byo wanditsemo nayo ibiguha umusubirizo, kugeza ubwo niyo utabishaka ibiguha. Guhitamo kutareba umucyo, kwimika irari ribi biganisha abantu benshi mu guhumisha amaso yabo ngo batabona umucyo, kuko batinya kureba ibyaha byabo, batifuza kureka. Abyumvise? Abantu bose bashobora kureba baramutse babishatse. Niba hitamo umwijima bakawurutisha umucyo, ntacyo bizagabanura ku gicumuro cyabo. Kubera iki abagabo n'abagore badasoma ngo bamenye ibyo bintu bigira ingaruka zikomeye ku mbaraga z'umubiri, iz'ubwenge n'iz'iby'umwuka? Imana yabahaye umubiri, musabwa kwitaho, kandi musabwa gufata neza kubw'umurimo, kandi musabwa gufata neza kubw'umurimo wayo no kubw'icyubahiro cyayo. Imibiri yanyu si yanyu, mwigengaho, n'iy'Imana, yarayicunguye, yarayipfiriye. Rero mwiyegurira Imana mu bumwe nayo, kugira ngo inabayobore mu kumenya uko mugenga imibiri yanyu. Ngiye kugana ku musozo. Ngiye gusoreza ukagingo bavuga ngo guhagarara neza no kunesha. Amagambo y'isezerano ry'ibyiringiro niyo ngiye gusorezaho. Mbere nababwiye ko ibintu harimo ibice bitatu. Mbere hari ibyiza, baba bakomoza ku gushyingirwa n'inama, nahereye ku bibi, yego. Ubu rero abasayishije uku, umva icyo inama tugirwa. Mpamvu nahereye ku byiza nyine ni uko atariho turi. Hari ibyiza byo gushyingirwa, hari umumaro wabyo, umumaro wo kubyara, abana ni beza, umugore ni mwiza, umugabo ni mwiza, yego. Byanditswe byera byavuze ko ari impano y'Imana, ndetse yatangiwe hehe? Muri Edeni. Iri bijuru rito nta kigeze kibihindura. Yesu yavuze ngo mbese ntimuzi uko byari bikiri imbere hose? Murabyibukesha dusoma iryo somo kuri ntugasambane. Uhereye mbere hose ntabwo umugore n'umugabo bagombaga gutandukana, ariko kubw'imitima y'abantu inangiye banabona impamvu zo gutandukana, ariko nazo ni icyaha. Kuri twe kubamaze kumenya imitima yabo rero, kuba atari kureba ku ruhande ahubwo bakareba umucyo ko ibintu biri mu mitima, mwumva inama. Iya mbere ni ukwihana no kumaramaza. Uwo akaba ari wo mugambi. Ubundi iyo wamaramaje, nubwo wahura n'ibiguca intege, ariko uba ufite gahunda, yego. Niyo mpamvu nta muntu murasanga mu nzira aryamyemo ngo ubu nasitaye naguye, uko gahunda ze si ugusitara no kugwa, yego. Ahubwo gahunda ye ni ukugera ku ishuri. Niba ari umunyeshuri ni ukugera ku ishuri. Niba asitaye akagwa, arabyuka agende mpaka ageze hehe? Ku ishuri. Wenda nagera yazabarira abantu ukuntu yaguye. Ariko muri iyi nzira ni ukubera icyo umuntu agwa akavuga yo ubu naguye mw'abantu ubu naraguye, akaba ari kurata ko yaguye, kandi ngo ntibyashoboka kubyuka. Nuko ariko n'ubundi nkaba ashaka kwihana. Ariko umuntu wese ushaka kwihana agomba kwihana afite kumaramaza. Paje 238 muri cya kigisha imico, intekerezo, imico n'ubumuntu. Guhitamo guhagarara neza no kunesha, kukagingo kavuga ngo kwihana no kumaramaza birakenewe. Abanduza imibiri yabo ntibashobora kwishimira kwemerwa n'Imana, keretse bihannye
babikuye ku mutima, bakagira ubugorozi budakebakeba kandi bakagaragaza kwera kuzuye kubaha Imana. Ibi bintu birimo kwisunga Imana no gufata ibyemezo muri kubyumva. Ibyiringiro bimwe rukumbi ku bimenyereje ibikorwa by'urukozasoni ni ugutandukana nabyo burundu niba bagiha agaciro ubutaraga bwabo hano ku isi n'agakiza kabo mu isi izaza. Niba ibyo bintu bigifite agaciro mu mutima, niba ari ikibazo cy'ububata cy'uko utabishaka ariko ukabigwamo, kwihana umaramaje ni ukumenya icyo Yesu yagukoreye. Murakibuka, twarakibonye ku cyigisho cya mbere n'icya kabiri. Ni uko urwo rupfu ari we warupfuye. Buriya Yesu yafashe kwikinisha kwawe kubarwaho n'ingaruka zabyo. Imana imufata nk'aho ari we wikinisha, nk'aho ari we usambana. Imaze kubimubonaho, ubwo n'ingaruka zabyo zigenza gute? Izimusukaho, imushenjagurira gukiranirwa kwanjye. Igihano kimpesha amahoro cyari kuri we, urupfu rwe n'imibyimba ye niyagenza ate? Niyankirisha. Niba ibyo bintu mbyizera mu mutima uko, bari kumbwira ngo rero nanjye nimfatireho. Yego, habeho gukora iki? Ibyiringiro bimwe rukumbi ntabwo ari ukunywa imiti, si ukujya kure urajya hese ko bikurimo. Mana ishobora byose, nta hantu uri bubihungire, kuko kwifuza kuba inyuma kuba imbere. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nta kijya mu muntu kimuhumanya keretse ikigenza gute? Ikimuvamo ikikurimo nicyo kiguhitana. Rero Imana irashaka ngo icyo kintu gikurikirane. Rero niba muri wowe ibyiringiro, niba muri wowe ugifite agatima ko kwifuza guhinduka, umvaho ibyiringiro biri. Kandi ibi nibyo ngiye gusorezaho. Ibyiringiro bimwe rukumbi ku bimenyereje ibikorwa by'urukozasoni ni ugutandukana nabyo burundu niba bagiha agaciro ubutaraga bwabo hano ku isi n'agakiza kabo mu isi izaza. Igihe umuntu yirunduriye muri ako kamenyero igihe kirekire, bizamusaba imihati ikomeye kugira ngo atsinde ibishuko no kwanga kubyirundumuriramo. Bizagusaba gushyira amahame yose yo mu buzima yo kurengera ubuzima bwawe. Bizagusaba guhagarika ibyo waryaga maze urya ibitunganye. Nakuvuga ngo niwihana icyaha kimwe uzasanga ugiye ku murongo ku byaha byose. Yewe uzimuka, uzava aho uri, uzahindura buri kintu cyose. Niba ushaka agakiza kawe utinya kandi uhinda umushyitsi kugira ngo iyi ngeso inesheke, bizagusaba kandi kamenyero k'ibyiza, kuko wabaye imbata kubw'akamenyero k'ikibi. Inshuti zigomba guhinduka, ibiganiro bigahinduka, ibyo warebaga, ibyo wumvaga, ibyo wakoraga byose. Rero hari igihe muzabona umuntu ashaka Imana nk'umusazi mugire ngo yarasaze, naho afite ari guhunga Gehinomu ihora ivuga ngo nkuriho, nawe yiruka avuga ati ntundiho Mana, ni wowe nshaka. Muzabona ibitangaza. Gutegeka ibitekerezo. Niba dushaka ko irari n'urukundo biyoborwa mu gushyira mu gaciro, umutimanama n'imico n'ibitekerezo bikwiriye gutegekwa neza kandi mu buryo buhoraho. Niyo mpamvu turi kwiga mu ishuri rigomba kutugeza ku myumvire, imico n'ingeso, kuko ibyo bintu byose ni ibigize impagarike y'umuntu. Byose bikaba bifite imbaraga ibitegeka. Imbaraga igenza bite? Ntugiye udashaka. Uyu umuntu aravuga ati ndindaye ariko ntago nabigenza nte. Oya, ufite ubushobozi. Niba wizeye icyo Kristo yagukoreye, tegeka biraba mu izina rya Yesu. Kandi ufate icyemezo kidafite gusubira inyuma, kidafite gucogora nubwo haba iki. Imana uko uri guhindukira umeze nka wa mwana w'ikirara, urahura nayo igusanganira iguhobera. Maze ibyo bizinga byawe twabonye ukuntu Yosuwa Imana yamugiriye neza. Ibizinga bye byari byaramuhumanyije, ariko Imana yarategetse ngo vanamo iyo myenda, bakuramo mu mwambika indi myiza cyane. Ku murongo ukurikira ngo kandi ndakwambika igitambaro cyiza cyane mu mutwe, handitseho ijambo rivuga ngo yerejwe Uwiteka. Wabyumvise? Icyo ni igitambaro cyari cyambikwaga hehe? Bafite izina rya se hehe? Yerejwe iki? Maze uko basomaga uburaya guhera ku musatsi kugeza ku ino ry'agahera. Ahubwo noneho bajye basoma ngo yerejwe iki? Umva imbaraga z'Imana. Kizaba ari igitangaza uwarinda ya ruharwa, abikinishije bahenebereye, ab'intekerezo zari zarabaswe, bicaranye na Data ku ntebe y'umwana wayo, bicaranye na Yesu. Imana iri kuvuga ngo aba nabari ntabwo bigeze bagenza bate? Basambana. N'abaziranenge. Imana ihabwa icyubahiro. Ifite imbaraga n'uburenganzira bwo kubwitsa abana bayo
kandi ntabwo Imana ibyara abanyabyaha. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora iki, ko handitse mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 18 ngo ndetse tuzi yuko wabyawe n'Imana wese adakora iki ibya. Mwumva uko kubabarira kw'Imana ntabwo ari kwa kundi ngo genda ngo ntuzongere ngo rero ngo nta kibazo ngo rega bibaho ngo nanjye byambaho. Izo mbabazi ni za Satani. Iyo Imana uyisabye imbabazi uri kwihana, iyo irihana ho niyo uhana, icyo gihano niyo kijyaho. Maze imaze gupfa kubera icyaha ikazuka, iravuga ngo aba ni abanjye berejwe gukora umurimo w'iki. Maze indaya ruharwa zikavuga ijambo ry'Imana, zigapfukama zigasenga zifite ibyiringiro, zikatura izina ry'Imana nubwo zayogoje akarere n'igihugu n'isi yose, nubwo babihindanyije inzira ikaba yarabaye abaririmbyi bakaba batagiye, barabaye indaya, ababwiriza tukaba indaya, abapasiteri bakaba indaya, ibintu byose bikaba byarangiritse. Ariko uyu muntu yihannye neza, Imana ihabwa icyubahiro kwimubara nk'utarongeze gukora icyaha. Niyo mpamvu itanga icyizere cy'ubugingo buhoraho. Nimwigira muri iri shuri rero muhinduke ku myumvire, ku mico n'ingeso mwari mufite kuri iri somo Yesu aduhaye, maze mugire ukundi gushyashya mu izina rya Yesu.